Hello abashoramari mumeze mute? Amakuru agezweho muri iyi minsi ibiri nuko US Security and Commission Council yagabye igitero kuri Binance ndetse na coinbase nkuko ibinyamakuru bigiye bitandukanye bitangaje, ndetse bitewe nuko umuyobozi wa n'ubundi wa US Sec Gary Gensler yabitangaje ko Binance na coinbase yabigabyeho ibitero. By'umwihariko rero Binance nkuko byatangajwe ku binyamakuru bigiye bitandukanye, uhereye nko ku kinyamakuru cya Bloomberg murabona ko cyatangaje ko Binance yagabweho igitero na US Security and Commission Council, ikaba irega Binance ibirego bigera kuri 13, harimo no kuba icuruza ifite crypto atandikishije muri US Security and Commission Council. Noneho Coinbase yo ikaba iregwa nka exchange ariko itanditse muri United States. Uyu munsi rero ibintu tugiye kuganira, ibintu tugiye kurebaho, tugiye kureba ingaruka ibi bintu bishobora kugira kuri industry ya crypto, hanyuma turebe n'ubundi n'ingaruka nziza bishobora kugira n'ubundi kuri industry ya crypto. Turareba ingaruka mbi ndetse n'ingaruka nziza bishobora kugira kuri industry ya crypto, hanyuma turebe n'ubundi n'uburyo mushobora kubibyaza umusaruro kugira ngo mubiprofitiremo mu gihe aya makuru akivugwa, mu gihe ibi bintu bikijya mbere. Hanyuma nyuma yo kureba uburyo mushobora kubibyaza umusaruro, turongera turebe n'igisubizo byabaha, icyo birasiga, igisubizo mushobora gukuramo, isomo mushobora gukuramo kugira ngo mwongere protection y'imitungo yanyu. Guys, ni mukanya. Nkuko maze kubibabwira rero, n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter cyane niho amakuru ya finance aba ari cyane. Hari inkuru zishyushye cyane muri iyi minsi, guhera ku munsi w'ejo bundi amakuru ariho nuko Binance ndetse na Coinbase zose hamwe zagabweho igitero na US Security and Commission Council. Ama crypto exchange uko ari abiri, cyane ari based muri US, kuko yaba Coinbase niyo muri Amerika ndetse na Binance iraba affected cyane niyo ni Binance US. Murabizi ko Binance ifite Binance ebyiri, ari Binance International akabaho na Binance US. Rero iki gitero cyane kira affectinga Binance US, hanyuma cya affecting na Coinbase. By'umwihariko rero Binance International ntabwo iraba affected cyane n'iyi skandari cyangwa n'ibi bintu biri gutrendinga muri United States, kuko US International ariyo twese dukoresha, ntabwo ariyo uriya mugabo Gary Gensler ari ku afokasinzeho, kuko afokasinze n'ubundi ku baturage ba Amerika, ku banyamerika. Niyo mpamvu Binance US exchange bategetse ko imitungo iriho iba frozen, cyangwa se ifatirwa ku buryo utabikuza, hanyuma kugeza igihe bizakemukira, kugira ngo imitungo y'abanyamerika n'ubundi ibe iri protected mu gihe iyi skandari cyangwa uru rubanza US Security Exchange and Commission yagabye kuri bano bagabo, mu gihe bagihangana amafaranga cyangwa imitungo y'abanyamerika ibe iri protected. Hanyuma rero kuba iyi skandari kuba ibi bintu biri kujya mbere kuri industry ya crypto, imwe mu ngaruka biragira kuri crypto, by'umwihariko ama exchange, nuko abantu baratangira gutera icyizere ama exchange, hanyuma bakagerageza gukoresha ama decentralized exchange kugira ngo imitungo yabo
ibe safe. Iyo ni ingaruka ya mbere ishobora kugira. Indi ngaruka ya kabiri ariko iri kuba mu gihe gitoya nuko amacoin agiye atandukanye bitewe n'iyi skandal n'ubundi iri kuba uri gusanga ari kujya down akagenda manuka by'umwihariko Bitcoin guhera umunsi iryo tangazo ryashyiriwe hanze, Bitcoin yamanutseho 5%, hanyuma andi macoin ayikurikira yo hasi amanukaho 10%. Murumva ko iyo ni impact byagize kuri crypto. Ingaruka nziza kuri crypto nuko iyi skandal irasiga igaragaje neza icyo crypto ari cyo, bitume n'abantu bagerageza kumenya uburyo bazajya bakoresha barinda imitungo yaba gukoresha ubwo buryo bwo gukoresha ama decentralized exchange cyane kurusha ama centralized exchange, kubera ko ama centralized exchange usanga yibasirwa cyane na za government zigiye zitandukanye mu kugerageza guca intege industry ya crypto ndetse na blockchain muri rusange, kugira ngo nubundi himakazwe central bank digital currency. Kuko iyo unarebye nubundi usanga zimwe mu mpamvu ziri gutuma bagerageza bataka iyi Binance US ndetse na coinbase, zimwe mu mpamvu ni ukugira ngo babone uko badoptinga ama central bank digital currency. Mbese ni ukugira ngo haboneke inzira banyuzamo central bank digital currency ziza mu bantu. Hanyuma rero ikintu ushobora kuvanamo cyangwa uburyo ushobora kubibyaza umusaruro, murabona muri iyi minsi harimo aya makuru, hari amasoko afite big volatility, amasoko afite volatility nini ku buryo abantu bayibyaza umusaruro, ku buryo muri iyi minsi hakivugwa aya makuru ameze nk'aya ushobora kuyabyaza umusaruro ugatrading. Guys, ku muntu n'ubundi wifuza kumenya uburyo yabyaza umusaruro izi trending ziri kuba yaba kudampinga cyangwa gupampinga bitewe n'aya makuru, byaba byiza ajoininze Discord group ya Crypto Game Changers kugira ngo ajya abona uburyo yabibyaza umusaruro. Guys, ni icyo kintu ni ingenzi cyane, uburyo ushobora kubyaza umusaruro aya makuru, nuko ama altcoins yaba kuri Bitcoin yaba zira BNB, hariho ama coin iriya US Security and Exchange Commission Council yagiye ipointingaho ko ari ama coin nubundi izo exchange zicuruza mu buryo butemewe. Ayo macoin ashobora gukomeza kudampinga, kugenda amanuka uko kiriya gikorwa cyabo kikomeza kujya mbere. Muri uko kumuvinga rero ushobora kuba wabyaza umusaruro. Niyo mpamvu ukwiye kujoininga Discord group ya Crypto Game Changers kugira ngo umenye uburyo ubibyaza umusaruro ukabikoreramo amafaranga. Niba wifuza kuyijoininga rero link iri muri description, cyangwa se ushobora kunyandikira kuri WhatsApp yanjye hanyuma nkakubwira uburyo ujoininga. Hanyuma rero uko ngewe ndi kubibona ku ruhande rwanjye nuko kuba US Security and Exchange Commission Council yagabye igitero kuri Binance US cyangwa Binance nyirizina na coinbase, ni ikintu gikomeye, ariko nta effect nini n'ubundi biragira kuri crypto, kubera ko n'ubundi aba users ba crypto abamaze kugira imbaraga nini, yaba mu kwizera crypto, yaba mu kwizera iyi industry ya crypto, yaba no kumenya uburyo bahandoringa ibibazo nk'ibi by'ibitero by'ama government agiye atandukanye, kubera ko n'ubundi baba ari ibintu biteguye, aba ari ibintu biteze ko bagomba kuba affected, bagomba kurwanywa na government zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu nta effect nini ibi bintu bizagira cyane kuri
crypto. Indi fact ya kabiri ni uko n'ubundi iyo government zigabye igitero kuri aya ma crypto, muri crypto industry usanga zibanda n'ubundi kuri centralized exchange, ugasanga ama DX, ama decentralized exchange ari decentralized yo asigaye ahagaze. Niyo mpamvu entire crypto muri rusange cyangwa crypto yose muri rusange yo igihagaze neza, nubwo iyi coinbase cyangwa Binance zose ari crypto exchange zikomeye cyane ku isi, kuko iyi Binance ni crypto exchange ya mbere, kandi n'ubundi ikigo cya Binance cyangwa ikigo cya CZ gifite amakampani menshi ari muri industry ya crypto. Bivuze ngo kwatakinga CZ byonyine bivuze ngo Binance ni kwatakinga crypto industry yose, kubera ko trust wallet iri mu trust wallet n'ubundi ni ya CZ, coin market cap ni ya CZ, Binance US, Binance International, izo zose ni za CZ. Urumva ko rero niba trust wallet ari ya CZ, hanyuma coin market cap ikaba ari ya CZ, murumva ko n'ubundi entire crypto yose iri based kuri CZ. ni ukuvuga ngo CZ ni ishiga rya crypto, ariko kuba bari ku affectinga n'ubundi centralized exchange, hanyuma decentralized exchange zo zigasigara, ni ukuvuga ngo crypto iracyahari kandi iracyahagaze bwuma. Hanyuma rero n'ubundi somo ushobora kuvanamo nuko mu gihe uri gutradinga wakoresha ama exchange ntacyo, ariko mu gihe ushaka guholdinga, mu gihe uri guholdinga tryinga kuvana amafaranga yawe ku ma centralized exchange hanyuma uyashyire kuri decentralized exchange. Byaba ngombwa ukaba wanakorera trade spot kuri decentralized exchange kugira ngo ugabanye riske nk'izo. Guys, nayo makuru nayo mbafitiye uyu munsi, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mubyaza umusaruro crypto. Crypto ni industry nshyashya ikizamuka, ariko ifite amahirwe menshi. Ku muntu rero wifuza kwanirockinga ayo mahirwe arimo, ku muntu wifuza kuyabyaza umusaruro, ku muntu wifuza gutradinga akunguka, akagira management nziza, ibintu byose akeneye kugira ngo trading atari ngombwa ngo ni umuhanga muri trading, bisaba gusa ubushake ndetse na capital, kandi yicururiza atari kuvuga ngo abasika amazi baranyiba, ngo ese platform niba ifunga. Nta platform ducururizaho. Icyambere ni ubumenyi, hanyuma ugatradinga ku giti cyawe igihe ushatse, aho ushatse, ukabikuza igihe ushatse. No kuvuga ngo freedom iri mu biganza byawe. Niba wifuza kubona ibyo byose rero, joininga crypto game changers ya kuri Discord, hanyuma wanirockinge ibyo byose, ukore trading wunguke niba wari umaze igihe utunguka, kubera ko uzaba uri kumwe n'abahanga, uzaba uri kumwe n'abandi bantu n'ubundi bakora trading. Guys, murakoze cyane. Mwibuke ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu, n'ubundi bimba nabikoze kugira ngo mumenye ibintu bigiye bitandukanye crypto, mwiga ibintu bigiye bitandukanye muri crypto. Ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu. Niba ushaka inama zihagije mu by'ubukungu, ushake umujyanama wabigize umwuga, hanyuma akugira inama y'uburyo wakora investment. Murakoze cyane.